4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 230, 231, 245. Zano nawe bikuye kwa Derigware. Kaje gatubyiga. None se ko ntatari kuri telefone ra. Musore. Ngo ende 3 4 5 6 6 7 8 9 10 9. Ewe ya ngaho. 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Telefone yawe iri no kutakwivugira. Amayinite arimo. Amayinite ariho? Ni amayinite yakuguriye ejo bundi wayashyize. Amayinite. Yashize. Yashize na telefone yawe turebe. Ntabwo numva ukuntu ushobora kuzukarara ahangaha mwana. Uzi ko umuzama wiye ngo arayanga saa 9 ngo ruri hano ugogereye urugogereye. Kiramani. Wallahi iyo ngusanze mu kazi nawe rero mbamubwire. Ukwiri ugeze ahantu ukunda bigeze aho ngaho uzukarara kuri office. Ese wambajije ngo ikintu cyanansigaye mbona ari icyatanje. Nakubwira nyine kandi bigaragara warayahangaha wallahi. Bise imibu ntabwo turebe. Watone kariye baby. Mbaze nkuhe verite. Nashyizemo akave nk'aka ngo gutya. Imibu yakuriye kuri gijoro ryose nguje kuguje. Reka mubwize ukuri Kirama. Sinkubeshye. Ahangaha nibwo nemeye ko ari kugenda n'umujama wawe cyangwa se umuntu akaba ari umuntu wawe agakora ubwo Babiloni. Mbaza ngo we Babiloni wakoze hano. Icyana nk'iki ngo nanete. Ukajya kwiruka inyuma y'abakwina. Shaguri hano mba nakugaye. Ariko nanone wasanga ari uyu Aneti ari urubavu rwanjye. Ari Imana ibizi mvuga kuzinduka burya n'ubusa. Kuburyo ushaka kunyibisha ko nari gutereta Aneti se bamujyana Aneti kwini. Izina ry'Imana ari gutereta Aneti. Aneti arimo Kiramani. Listen. Shanahita no mirwa rwose. Ubwo se ibintu ninde muntu wazabivamo. Yashize rero. Niyo. Harimo wacu. Nakuguriye paka y'isaha yose none wayimaze. Kera. Uzavuganaga nande koko? Uvuganaga na Nyamba. Ukavugana n'umukobwa isaha? Twara tuvugana ijoro ryose buracya. None ahita ambwira ngo ngongera umamagare ngo tugeze ngo saa 7 ngo bareta bagweza ngo yamasanga ujya baheza abantu muri mugoroba ngo muvugisha. Turavugana paka buracya. Akondo uzi kugira ngo amayinite ibintu mba nigomwe. Genda kujya ibyo bitarimo amavuta kugira ngo ngure amayinite warangiza ukayabyenera. Ushobora guhamagara umuntu iminota 5 ukongera ugakupa ukongera ukamamagara n'iki gipfa nawe rero rutangiye. Urangurira amayinite ukamya ngo ngiye gutereta ngo Nyambo. Amayinite yashi ndamuvugisha amayinite nashira. Gutereta umuntu se nukurambira ahubwo ko ntuzanaguharuruka. Bose ntiyanaguhamagara kandi wowe yari wabonaga kari gushaka ko mvugisha. Akambira ngo nambira ngurekanye n'amayinite adashira makaba ngo ndacyashaka kuvugana nawe none wawe ushaka kwiyemera. Namwemeje. Bamwe bese barayiguriye. Shaka none umuhamagare tuvugane. Uri kunyurira. Shaka umuhamagare none tuvugane n'umukazana wanjye. Nzoga zone. Uravuze ngo nta supimbe banibonetse biri mu bwoya. Ntuse uri kunyurira amayinite ukatumira ngo nagora yanyo barayaguze ngiye bundi nanayagusabye. Si wowe wavuze ngo yashirimo ngo nerete. Mwase wazajya ugenda uko imbaraga zawe zingana. Kujya uhamagara umuntu isa yose gashira mukaramuvuga. Ubu turi gupfa amayinite koko. Amayinite nyene. Yeza hamanuka. Yes, to you nyine birumvikana. Ariko njyewe she's like my sister because turakurana hano kandi like it's like 6 years or 10 years. Ni imyaka myinshi. Ibyo bya 6. Byo kubana byaraje bigenda bitugira nk'abavandimwe so I can't damn my sister bro. Ibyo bintu ngo bya 6 ngo bya sister byafashe iki? Nawe umujama ubizi neza Nese kuburyo natari umuntu twiri man let me tell you this. Wait, no, I can't do that. Listen to me. Akazi na akazi. So fata. You utangiye kujya winjira ababibi bo mu kazi mwana ni handa tangiye. Okay, last time uri bukegiye asanaga document hano ngitamushitting for. I know. You remember? Yeah.
none se mutereta nzi ko naraye nkubise wallahi yakwica akazi nkamubwira ngo mufyo mitanzana ibintu by'inyorosho kandi ibyo bintu by'inyorosho mu kazi wallahi ntago bikora abanga byafata nje nagasufa kirama imihanda utangiye kuyinyereza utangiye kujya hasi nyine ku buryo ndi umubibi dukorana za mu kazi mwana cyareka nkubwiza uko niba bro listen niba uri umurara ndi niga maheru niki ariko I can't dead my workman bro kira ufite akazi keza ufite amafaranga ufite famille nziza nundi mwana wese nashaka namubona nusi nyine bigira aho ujya kurya umwana dukorana mutemo she is my sister na sister man bireke bya sister wait ariko ubundi wabiretse nkabyigira mu bireke byigira do it kubona zidukiyanga ari byo bose n'ubundi nose njye guca inyuma bro genda bijya izina ry'imo ugende utiriti cyane n'ikikwemerera it's okay we gusa nozansebya bajya bamujya mugira amadefo yo kugenda ukafata umujama ukajya kumuvuga nabi ngo kari akajama ugatangira kubeshya inkuntu ngo arwara igicuri banza wumve and you know ko najambesha si jambesha ngabingire nambaza CV yawe nzamubwira ukuri ntabwo nzamubwira ibyo nagize ahubwo bingiremo umunirikire pasi ya danje pasi y'amazi uyirekire nzemura akazi baza wumve ubu ntago wabwira Nyamboti rero ndashiriwe nawe mpamagara iki cyose yambwira ngo arashaka ko dukomeza tukavuga ngo we ngo na mayinite ngo yabona nagira bambwira ati mfite igihago cy'amayinite byagutinya ase watse kugorana uri mu biki uko tugeze ahabi niyo reka ngwira ikintu mpfa nawe ntabwo uko turi abakene uriyemera urirarira agasore katirari nawe karongore ngumi nzamurongorane niyemera ntiyemeye wiyemeye ubu ngubu mu kanya nakumva iparo nonde icyo muhamagaza urama amafaranga ngiye kugura mayinite so wabinshizemo ubinshoramo urama nka deyisa ngiye kugura mayinite okay ngiye kugura amafaranga andi mayinite oh yes urumva ariko ajya muhamagaye iminota mike yuko pe kuraba nejo uzabona ko umuhamagara nnerega urukundo rurabagarirwa ujye mubaza waramutse rega mama kamaze nkubwire bajya bavuga ngo shirishiranwa n'agaharara burya turahararanye rero umva ne kuko duhararanye ndamuvugisha n'undi bizagera ngaho bijye bigabanyuka ariko byibuze mu minsi ya mbere byarabaye sibyo ngaba sigura amayinite ndazanye muvugisha iminota 30 bite nko kuzane ariko rero naho ushyiramo ntugakunda amafaranga ariko sawa mama niyo kumva nekanye you are free to come here anytime sibyo so rero ofisi niriya okay kanze murebere just ndi mucaka aho ngaho atushyira hano banzushyira hano ariko ngiye kurebera free times iwe and then ujuza muri cyo yaza mu rugo no nago kakanye wikwita biti free time nyine yaza mu rugo nise ni free time yo kugira bitinde bitikira mari nayo ngiye gukushakira free time yiwe hano ku kazi ujuza mu dating nakwimira za kwibera kukumya ngo ndaguha pass nakuna nabigukorera njewe ijoro ndakuzi uri impobo ejo wagenda ukamudekona agasanga aje kubimbaza nise hano mugiye ibyumba ereka nawe uranze mwana icyo cyakase n'iki so usitekereza mu buriri gusa ubwo ngo deja baganje kugiramo igitanda n'amashuka wabinjiriyemo se ngereka atanagaruka kansanga ndi kwibaraguza mvuga ibintu byo gusa akabona ko nari seri reka burazi ko nanjye ndi mu boss reka mugenzi wawe n'impamvu yongiye kuzanga ngomba kuzansa neza sibyo wowe reka mwereke ndebera mana gatike mani ndebera gatike ngende batavugana mani ariko ni kandi azi ko ari mu boss mugenzi wawe nyine niko bize wendebera none ukumbaza gatike mani ndebera magatike mani nese umuntu wa apfe mani nagiye cyo gutereta kiragira rero bro nimba bigeze naho nitiki bari cyo magatike bundi umwana ugiye mu prepare kabisa mani amafaranga ugira uzayamaze cyane nese icundushye bagita cyase ahanga kabisa ahanga nese Jaguari ntabwo nzakurekura niwe nshuti yanjye magara uri amaraso gutya ugiye kwitusubira mu nzu amaraso nta nzoga gutema n'amafaranga ugiye gukora iki aneti ngiye gusohoka meze ngiye kugenda nyasfashe gutya aneta mbone ibyo ni iby'abana bro oya mbone aneti akubone barumurusha amafaranga urabwo bakorera amafaranga no menshi wawe bireke no daje wallahi uwo kintu ugiye kuraburiza ndagwagane
injuga zawe ntabwo zijya zishira baba yabireke Gaciza uraguye kabisa asegamo wowe barakuragurije tu akaniyo tsiye ndwara sunaza mukunzi urwaye iki maze imisi ndwara amagripe no mutwe uzi inshuro nabwiye papa ngakubwira uze kundeba urakasa mutwe inkorora na gripe nibyo byari kunzana kuza gukora ibwanyu kandi ibintu usigaye warigeze pe ubwiraneje itangiye gucika ibuze ko nari nkukumbuye nkarinda kwizahukura kandi nabwiye papa kenshi cyangwa papa ubwire niyo araze kundeba dore ndarwaye none urarwaye urashinzuje kundeba njye ntabwo warwaraga nkaza kukureba none ibaze ko wizanye urwaye urahurura koko uyu ubanza ugakira uri kubiki ubu ngubu urumva nahuruye akumbwira n'ibisubizo ndaho ndashima Imana isubiza inzara yego ko kandi urashyanuka isi ibintu byo gushyanuka noneho wihaye n'ibiki ahubwo utuntu twose turi kureba ndeba na venikaso y'umweru kuri gusakaza njye nakurakariye wandake gute naguhamagaye telefone yawe ntiriho byagenze ako ive usiko aho guhamagara nk'uri gutabaza usiko njiriruka nkagira ngo n'ikibazo bigize nakigira mbese nimba naguhamagaye kabiri fone yawe ukayumva ntuyitabe nyuma nkaguhamagara ngo fone ntiriho fone yagaruka none biriya ni ikinyambo shayive nyine urumva reka mubwire niba uri umuntu wa mbere unaniwe mu buzima naba nzi ni nyamba niriwe nirukanka nzamuka manuka manuka nshaka amasoko ndananiwe pe ibaze ko noneho nari naniwe kuri revo numvaga nshaka guhita ndyama nkahita ngera mu rugo ndoze mpita mpfa kwambara ibintu nambaye ukuntu bijagaraye bidateye n'ipasi kubera pressure yawe wamamagaraga siyiva bayiki basi intego yakujyanye yakunze sha byakunze nabonye ahantu henshi ntabwo ari no bya bindi mbeshya ngo nabonye babiri ngo mbone ariko yive niba amafaranga ari uko avuna mu buzima ari uko abantu bavunika kugira ngo babone amafaranga kariso nose kumana utari udashaka kumenya ngaho basi mbwira none se mukure mama wawe katari gukoma mama yagiye nunoze mu murima sundi we nta nubwo kijya kuragira iriya nka kutakimpamagara ngo tujyane ariko siko urumva ufite umushi wundi byakugendekeye bite ushaka gukunda akazi kandi nirwariye uje kunyaruza ibicurane byawe ntabwo manza amaze iminsi nk'imiravumba imiravumba nyine nibyo ufite umushinga none se amuzeho ngambwe wampaye amahoro uri kunkoraho mbazi ubakanya bagiye ubucuti twari dufitanye mu ubucuti ngo kuza unkoraho ndi kugwandara amahoteli nk'ubu nka nyamba kubonye uri kunkoraho ngo namusubira ngo nyambo se nyambo aranduta nyambo aranduta umuntu ubonye ejo wundi nta n'ukwezi gushize ntuzi nimba ari n'umuntu cyangwa ari igi n'ubu usanze ari igi n'abo bakobwa babandi muhura ninjoro bakazana ibinono amaguru ye bari bwayarebe ninjoro ihene ntituzirya cyangwa ntituzirya nyamara niyo nyamara uri kwishuka ubu wakabaye ubu ngubu nyamba tunyonye bagirwa usundira umukobwa yarakuroze hugiye aba yarandoze niyo uracyari wowe usika nkozeho waretse kugona niyo nuko nko usigaye ameze nanjye nzakwange unyagira iki mwese ubu ngubu nsigaye nkoraho ukagira ngo ikibazo ni uko umukunzi wanjye hasi akabona uri kunkora yagira ngo ndi kumuca inyuma ariko wenda nyamba murakundana tegera nakubwira none nanze no kuvuga ngo kugira ngo wenda utajya wanzanya amatiku nge twariganiririye mbere yuko iwe nta nubwo agukunda nta ubundi ubona aho yakwemera umukobwa w'inzobe kuri anuza amavuta yisiga anuzi iki ngo igihe yambwiye ko mudakundana mutaziriya murakundana uri inshuti ngo bisanzwe nuko nyine aba yakugira imwe kwa kabona uri umwana mwiza nta kindi ngenda mukunda abuze nyambo kuvuga amaguru ngo ugize utega amamoto ngo urebe ukuntu transport yenza hano muri Kigali nyine urumva hari ahantu nageraga nko mu centre nshaka gufata iyo centre yose urumva
hari aho nagendaga na moto ari naho nagendaga n'amaguru ariko kugenda nzamuka manuka ntambika hirya hino amaguru ari kundya ubanze ejo nta naho nzaye ejo nkeneye kuruhuka cyangwa ubwo ugira imana ugira amahirwe menshi cyane mu buzima bwawe uzi abandi bantu ukuntu bashaka amafaranga bibagoye ukoze iminsi 2-3 yonyine ibintu birakunze ntabwo birakunda byose uko mbishaka basi nubwo ubashe kubona abakiriya runaka wicare upfukame ushimira imana ako yive uri kwibuka ko ndi kubakuriraho 100 niba babifatiraga 500 ndi kubahera 400 naho nyine hari ahandi uzarikurira iryo jana uzaryinjiza niyo mpamvu rero nanjye bari guhita baririmba yama kubera ko nabo bari kumva ko bazaba bari kunguka iryo jana sinyambo ikindi nzajya mbibazanira tugize tuganira ngo nkubwire amakuru yanjye kuntu hano natangiye ushobora kuba warambonye mfite akantu ndi gucururizamo nese nanga ariko watangiriyeho nyambo natangiye ndi umukarasi ubwo nabyita nk'ubukarani ngwiki nirwa mpamagara hano dufite telefone nziza dore iPhone dufite Samsung dufite Tecno utambwiye ko ari umuvuzanduru maranje nabonaga umuntu wese winjiye bavuzaga induru mu bakira ngo baze bagure project ibiki byose ntukabona uyu munsi ncecetse undi muntu ntukabona uyu munsi ncecetse amagambo yose nayavuze kera yarashize ubu ngubu none ubu wowe urayoboye hano niwe nyirabyo telefone yifataga 3,000 zimwe zifata 7 waza uri bayigurishije miliyoni na wari umuturage noneho nkahita nkureba nkavuga ati okay hano ngiye kugukura 50,000 nyuma y'igihe nkagura udutelefone nkadushyiramo umutuwati tw'abandi nyuma nza kugura akabati kanjye ndatangira nkora akaduka gatoya finally I'm here none ndi gushaka no kwagura ahubwo bega story byose nitwicara wenda nibwo nzakubwira neza ukabona n'amarangamutima y'ukuntu byambabaje rero ndumva ari byiza aho ugeze niba koko warasiragura inzu ukava ahantu ngiye ukava mu bavuzanduru ukabura boss utegeka naho umuntu atabana n'atagera wenda kimwe mu bintu nkeka ko bituma nitonda naho hantu nahereye iyo ntaza guhera uvugije induru bihagije hive narazivugije warazivugije kabisa aho bigeze rero wicara utuze uyobore nawe ubwire abandi bazivuze wamaze n'ubundi ntago aransubiza nta kibazo ibyo yavuga byose cyeka namara kunsubiza akakubwira ko atankura nahita numva nyine ko ari kwirengagiza urukundo rwanjye nawe ariko n'ubundi ntago aransubiza agusubiza iki se kandi yarambwiye ko atagukunda ndi kwitwara neza mu kigo nyamba ikintu kirenze amonyo cyagushaje gutya ku buryo usigaye nkoraho gutyo ubu yagize ukuntu twajyaga twirirwa dukina umupira amabiya ibiki nsigaye nkoraho ukambwira ngo ndore ngo nkukoze ubu rero ngo nukubera buriya buyobe bafite budafashe biriya buyobe nashaka najya i Kigali nkamara y'icyumweru nkazana n'abaye inzobe ariko kino gikara kirahenda nakareka baze nyambo n'inzobe nkabigikara ariko wowe uri igikara nanjye nkabigikara ubwo se urumva tutabyara ijini urarebye ubona ndi diamond kazi ku buryo nge nakubyarira igihe ayi bazigikara kugikara ubu twabyara umwana usute ahoko niyo urarebye ubona ndi diamond ku buryo nabyara inuze ubwo ntacyo nawe ubwo igini nimba twabyarana igini ahoko uriya mukobwa arimo arakoshya ntago abantu babi bose bashakana uriya mukobwa ari kukoshya kandi uzajya ugira ndebera ubu se uriya mukobwa ubu azi impamvu ubu uriya mukobwa uzambwira mujyane guhinga intoki ze zibe nk'uku kwawe azabyemera kandi ngewe ibintu byose twabikora nta kintu kimwe atakwemera ntabwo tujya tujyana mu murima se baba nkekera nuko mbwiye Taiwan nawe wacu Taiwan uranyirukanye kubera ko ari agakobwa genda niyo urambwiye ngo ngende ningaruka hano uzangaye kandi nawe ntuzagaruke kuri botike y'iwacu cyangwa ngo ugaruke umushe wose ni uzibeshye ugaruke mu rugo so nyirukanye iwacu sigaye gafite mukushi cyokora ndabona ikibuno cyaraje cyo wenda aricyo kintu cyiza ufite cyawambaye ikibuno nk'abakobwa b'i Kigali ibaze ko wa muntu wamuhaye konje genda wicare uruhuke ko nanjye ninsubira mu cyaro uzasiga gucuruza ariko nibyo disi bakeneye kwisha rero nyine nabonye amasoko ariko ndananiwe ako wa mugani wawe umuntu ikintu atakivunikiye nta nubwo yazagira agaciro ahubwo se ngomba kuvunika umujyane mu gasaba neza ibintu nibyo abantu bahazi okay barita gukorera ka massage bili yanjye gukorera massage y'amaguru wayamaye se nkajya kweguramo ikindi kintu ngenge ndyame bankanda kandi ngo kurambona bakanda kanda ba biroroshye izindi bitoki babarira ndabimenyereye ndagiye ngaho ugenda uryame nibura turebe ko waza kuruhuka kuri sobwo se sinkurebye hose washaka kumbona ngo numbonye sinyamuhariza tugasohokana bazi shari kugira ibyo gusohoka nibi bokwihanga ngiye ndi kwishaka ndegarika nkubwire yibe ngiye naje gushaka amasoko ntabwo naje
kwirirwa gendagera. Nyambo dukwiriye kuganira. Bicariko. Nizo business tuvuga n'ibyo biki byose twicare hamwe tubiganira turi pose turi kunywa n'aka. Ubu ndananiwe pe mbabarira nyine kuryama abo narinjira ngo umenye ko ndi safe nawe nsanze uri safe kuryo wamagaraga nabugiraga ngo gutabaza. Bise nzagufunza gufatisha ryari niba. Nshaka mbanze nshaka amasuku ibirega tumenye ibintu byatuzanye mu mujyi. Ibindi bizabyanakorwa na nyuma. Okay. Ejo ungiye kuzaruhuka. Please. Reka nzaguprofite. No comprofita nyine. Ambitekerezaho nanjye. Rero ndatashye ngiye kuryama ntabwo ndi bugutegereze ngo ufunge tugendane. No, uyu munsi ndarenzaho nk'amasaha 2 kuko hari umuntu ntegereje. Kireka natazi. Ariko ndamutegereza byanga byakunda. Okay. Ndamutegereza mpaka yageze. Ntuze kumamagara ngiye kwiryamira. Bye. Cyangwa none ngira mu rugo ndakwandikira message. Ntabwo nasinzira ntamenye ukuntu uraye. Si. Turimo hano. Saka mari. Ni kakana nyine tumwifatisha imisatsi yanjye. Kandi ukarahenze. Imvati kadahenda se. Ariko nawe urahenze. Kuturangaza nyibwirira. Nawe urahenze. Nawe urabyumva. Chérie. Reka mbihera hanga kubera ko nanjye namwenyuyemo. Shana ukuri kuntu nkubona ufite amatsiko y'ikintu ugiye kumbwira. Naganiriye na Kira. Uyu munsi namubwiye ngo niba hari icyo unshakaho kirageze uce bugufi tuganire. Ikindi turangana nkuko byavuze umfura na se barangana cyane. Ese nutanyumva ntibyari tuzicara tukadiringa ibintu by'abagabo n'ubu umunsi uzabageze no mu rwabo. Iri gukina inama za papa wawe. Nabiza kumwisanzuraho. Kare kose se nuko. Ibintu bigira ibihe buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. So Kiramani rero briefly twaganiriye. Aranyumva arananyubaha turiyunga. Imana ishimwe. Nyambo. Uraho neza mama? Meze neza. Ako muko naye ntukajye witeteshe ejo bundi ntago naguhamagaye. Sha naraguhamagaye utuntu twanjye twose turagendira indi duduza dushiraho. Aha. Umeze ute se mukobwa mwiza? Yawe. Akazi kenshi. Kubona rero amasoko nyine yo kuzana injyana n'imbuto imyaka n'ibizanirwa n'ibikano bisaba nyine gupompeka abantu abantu bari mu mahoteli n'ibiki byose ntabwo biba byoroshye. Yewe uba wananiwe ni ukuri kw'Imana. Akumve ngo mvuye mu cyaro Mana yanjye. Ngahumva ibyuzanye ukumbuye mu cyaro. Iki kivuna kimuheto cy'icyaro uragishaka iki Nyambo wakwigumiye mu mujyi. Ni wowe? Cyane ahubwo se Cadette. Come on, ntabwo rero nsubiza. Ntabwo byumvikana. Cadette muri Troncom? Yego ariko ubu nsigaye nitwa Dete. Ubu ni Dete Cadette kayavuyeho. Come on. Ahubwo se uri Yves se cyangwa kwibeshya? Yani Yves. Habaye iki ko wakuze bikabije? Twagiye ngo wasubishize imyaka 100. Cyakora ni iminsi yaragiye gashira umuntu akajya mu bindi nawe ukajya mu bindi. Njye ntabwo ndi kubyiyumvisha. Siko wazanye n'ubwana cyangwa ni ubuterano sha.
ntabwo ari bya bintu by'abakobwa bambara ibibuno ngo bagashyiraho na wig n'ingoyi byose. ubwo he nkwize Ubwo ni ubwanjye bwo nta kibazo. Aho gusa bite? Amatama. Use Byagiye he? cyuhi ntabwo bikigezweho ntawe urabyumva nayotse gym bita bigenda gutya byose birashira Gym cyangwa ukoresha surgery kugira ngo utuntu twose dushyire ku murongo. nawe yive reka gukabye Kwibonera ko mu cyaro ubwo uzi hano mu mujyi buri wese abamenye ibye buri wese abamikanga buri wese none se nyine sibyo urumva ugize amahirwe business yawe irafashe itangiye gukomera none ngo ukumbuye mu cyaro iki cyaro ko nta kintu kikirimo wakiretse n'ubundi biga naje mu mujyi rero ndi gushaka isoko ry'ibyo nzajya ngurisha ntabwo naje kuguma hano kagakobwa nako bikumva nyine guma mu mujyi nshaka icumba barira nawe ukambwira ahubwo utangire mu mbarire abantu b'imbuto kuko ikintu ndi kwitaho cyane ubu ni imbuto imyaka ye n'ubundi nawe ndi gushaka kongera nyine abantu kugira ngo nzajya ngura imyaka myinshi ukumva yego noneho nzatange ibyo hari gushinga inamurera icyo kintu mfite cyabo wabivamo Nyambo reka nkubwize ukuri shyira umutima hamwe utuze wowe ukora iby'i Kigali none ibyo ngibyo by'imbuto bya hano mu cyaro wowe bimparire ngiye kuzihiga nushaka nibyo by'imyaka umbwire ngiye mbihiga noneho ngiye mbikoherereze bize bigusanga i Kigali wowe ucuruze gusa ariko izo rwaserera ngaho waje mu cyaro kubifata ngaho wasubiye mu mujyi kubicuruza wagumye mu mujyi noneho nanjye ibyo mu cyaro nkabikora kuzi ko mba nicaye nta n'akazi mba mfite urashaka ibyo none nawe nanjye kwinjira mu bintu byanjye ndi gukoresha kandi n'icyo ugomba kubyirukamo ko ni nyirabyo hanze niyo mpamvu reka naje mu Kigali kugira ngo njyewe cyane isoko nanashyireho umurongo bizajya bigenderaho niyo kugira ngo abantu babivana hano babijyane babijyane hari bizahagera gutya bazajya banshyira kuri ngomba no kuzina mfunguye konti baba banshyira kuri konti muri igihe kingana gutya n'abahaye ibingibi niyo mpamvu nashaka kubibaza gushyira ku ariko nyine nanjye Nyambo nibyo ndi kukubwira urumva ufite akazi kenshi waretse ibya hano nkabikora kuko iki cyaro mwumvikanye noneho niciye n'amande yo ku ambo wiciye amande nayiciye kugira ngo nawe mushyire muri mood kuko erega abana batese burya kugira ngo bapfe kugaruka mu murongo habaho no kubingingana none so twavuganye rero aranyumva nanamwemera ko ushobora kujya kumufatira irembo ngo ki yes ariko kuri condition ndavuga nti rero nitumara gufata irembo byo wihebeye nyemera kuzagenda ukamwegera ukamugeza uko kubera ko naba rugukunda nubwo gufata irembo atari umugenzo ukomeye cyane utatuma ibintu bihinduka ariko byibura n'umwana w'umukobwa abona ko uwamukunze yakoze byose kugira ngo byibura aronke umutima we ukuri so icyo kintu yahise cyemera ambwira ati daddy I will nuko yahise ambwira nanjye numva rwose biranshimishije kuko nkurikije uko byari bimeze mbere nabonaga biri kujya ahantu habi nkumva ko ari gufunga umutwe n'iki nta naho bizageza kandi ugasanga twese tubihombeyemo ari wowe Proshira azamutse ari we nanjye aranyangisha ugasanga umuryango ugize gute urashwanyaguritse so nabikunze ko yanyemereye ko azamubwiza ukuri rero noneho ntaguciye mu ijambo azamubwiza ukuri mbere yo gufata irembo cyangwa mva nakoresheje gym tansubira kuri tayi umunsi yashize nigize kubona umuntu nimba ari wowe nimba umusa ubwo nari ndi guca gutya niruka ruguru kuzamuka no kuri centenary birashoboka ko ari ngiye kuko hari umushiti nayo ngiye kureba nako njye nawe nakubonye ahubwo se uzi ko nahuye n'umu ex wawe Nancy ntabwo bishoboka ameze ateze uzi ukuntu yabaye asigaye ari mwiza ntabwo wabyiyumvisha uramubuze numva utuntu turazamutse gutya uramutse umubonye watangira bushya nkaho nta n'icyabaye ubu si njye rero ngiye ukuntu meze ubu ngubu
okay inkundo ni sava ariko cyambere nakazi urukundo rukaza noneho nyuma natari ahubwo se we amakuru ya ba Bella ba Gabi ntago kuva narangiza kwiga nta muntu ndogera guhura nawe hari amakuru wandusha cyakora Gabi agiye kwiga Canada wow Bella we rwose nakubashya amakuru ye undi hari n'abantu banzi ko bapfuye nubwo na Nancy narinzi ko yapfuye nyine nanjye nkubajije amakuru y'abakobwa kuko mbabizi yuko yazi we ntabwo nari amakuru ye neza pe ahubwo se tuguye iki karibu twagiye mu magambo ariko sha kameze neza uri ahantu heza yandi kugerageza ndebe ko ndigushaka gufungura kandi gashopa ahandi hantu nibura nkareba ko byakwaguka nyine nari ndigushaka headphone ariko twiza kuko nari maze iminsi mfite udupfu ntago navuganaga n'umuntu ngo tunumvikane yes okay ushobora kugerageza izi ngizi cyangwa ufite iPhone yes izindi usutu ni sawa izindi dufite neza aya moko rero atatu ushobora guhitamo ukareba iryiza cyane turebe gusa ko izo nagushimye nino JBL hamwe nino AirPod Pro wo kwijyanira akazi akabakobwa nabonye mukunda n'utuntu dutoya twiza nawe urakwiye nangahe shaka ngaka ni make rwose pe wowe ntabwo naguhendera umuntu wanjye nawe urakwiye wasangiraga igikoma ku ishuri tugira gute si wanaho pase cyangwa wo bongo abahungu none ibyo by'abahungu wowe ibyo by'abasore nabyo byirinde rero ikibazo nyine uzasanga nyine abo banyeshuri nabo bo mu mujyi barakurenze barabaye beza cyane kukurusha wowe icyo cyaro reka da nyine ubwo nawe wita reka ubwo nyine wewe wijimye kubera amazi yo mu cyaro bo iyo nzobe bakurusha ubwo nuko arabo mu mujyi ariko bihorere di ntabwo bakurusha ubwiza nyambo bihorere abakobwa ntibagukanye umva Imana iguhire uhirwe rwose turagukomeza kugusengera ku Mana yego ndaza kubasuhuza ariko abo bahungu birinde abo basore bahoya hajemo iby'abasore hoya urabizi nawe ngaho rero Imana ikurinde mukobwa mwiza n'ubuce 60 ayo mafaranga yose kwive tugura amadolari 49 nyine mu manyarwanda bigatera 60 twajya ngo abo bagiye kutwiga nyine nawe katura se nka 50 si byari sawa cyakora reka mukure idolari n'igice bibe 58 cyangwa bibiri nta kibazo byo ndabikora nta kibazo kuko ari ubwa mbere uri gutaha aya gutaha ngiye byindangire ko n'abakiriya wowe hari groupe duhuriyeho n'abandi bantu ngiye kugenda mbashyushye mu minsi mike ndabakoze dupange no guhura ahubwo ntacyo bitwaye imyaka ishize yose dukwiriye guhura tugasabana wabona umuntu akuyemo n'umugeni bigitangaza pe n'icyo uri kureba intoki zambaye ubusazi uragira ngo uzambare iki nyiri gutya akwiriye kuba yerekana uko impeta nibura babiporopoje ibyo bintu rero ubwo twari turi kumwe twaratandukanye muri iyi minsi ubu ndakisuganya ndi kumva umutima utaramera neza cyangwa igikoma cyinshi iva ahubwo reka nyine wishyure nzakubwira nyine niko njya guhura utari mu kazi reka nkwishyure
hanyuma nyine tuzapanga. Ndishyire kuri kode nta kibazo. 45 02 4. Okay, shyiraho 55. Merci, c'est bon. Yakubera ko nyijeje ko uzazana abandi bantu mise nka discount. Thank you. Tuzafata irembo ko n'ubundi iyo abantu bagiye gufata irembo urabizi umuhungu ufatirwa irembo ntajyayo. Kabyara. Ufatirwa irembo n'uwo basabira irembo n'uwo bafatira irembo basabira irembo nawe ntabwo bahari ariko nyuma ubwo bazihuza nyine yamubwira ati nyamara numvise ko basabira irembo ryawe ariko ese umuntu bafata irembo ramuzi donc azajya burya bimubwiramo kwa ibyo nta nubwo binande bagusi igikuru nuko amubwira ko yego akamubwiza ukuri yego so ndumva ari ibyo yansabye ko namusohokana tugasangira tukicara tukabiserebura yego nifuza ko nanjye mutansize of course yes bizere ko ari kugiye kuvuga yes icyo ngiye kuvuga Bakira mbabarira nyemerera niba ukinakomeza no kuvuga nyemerera nkubwirira ijambo kuva wabaho yego amagambo meza menshi oya kuva wabaho cyangwa se wenda muri iyi myaka yacu y'izabukuru umbwiye ijambo rinejeje umutima wanjye ndumva nishimye ngwe no nkobere yambi uranejeje ntushobora kubyumva c'est bon ma belle ngo iki nkuko twabyambwiye kandi nanjye nubishindutse umutima nukuri ndishimye ndanezerewe umutima wanjye urishimye cyane kandi umwana wanjye nawe ubu ndibaza ko ari mu birere komeza unezerewe shehe I love you yo last Ni karibu kiria. Kano kavura mu itunga kubise hasi wallahi kata kamanye kongera ungire fresh kubitemo Bigenza biteze. iyi kubise hasi man mba nsoka muri kebo itayikubita hasi wallahi birabize. Ndabona ranti bloke gusa. Ndabona ranti bloke ino tunayihindura. Ya yihindire kubite hindi nari. Fast na Niyo. Wewe bizunge vava mwana mtete. Ese niyo ino telefone ikuye. No telefone niyo. What the fuck? Just ubwa